Mbo birabira kuri kubireba buriya ni ibiro 120. Tuyisenge Innocent bakunze kwita Gahungu aha duhuye nawe yikoreye ibiro 120 by'ibirayi ku bitugu bye. Gahungu kimwe n'abandi bikorera ibirayi twasanze batuye bari kuruhuka ari byo bita kunywesha, bavuga ko aka kazi bakora gasaba imbaraga nyinshi gusa ngo by'umwihariko ntiwagakora utasomye ku gacupa. Icyambere nta magufa ariko ikindi cyane dukoresha iyo udasomye ntabwo ushobora kwikorera. Usomye iki? Agacupa. Gute akariko koza cyane umusururu usanzwe igipende. Ni umusururu gusanzwe ariko abaga n'igihe hamaze nka gatatu kaba wakubita no ku gacupa. Mbese utasomye ntiwakikorera? Wakwikorera. Nuti yanjye kwikorera ngo utasomye ntibishoboka. Ntago bipfaga gushoboka kuko reba nk'izuba aba hari umucucu. Ubwo uramanuka umucucu ukagenda gujyamo no mu muhogo wamara gutura ibirayi bagupimurira ubundi ukaje gufata akantu kamanura gwa mucucu. Nta rindi ibanga ni ukuba umuntu yakora akamenya ko ari burye kugira ngo imbaraga zongere zigaruke. Igihe mperuka kurya nariye ibirayi n'ibishimbo ndarya ndahaga nuko mu gitondo ndahaguruka ndasa. Ariko ngo nagarukorera kuri kagasahane gasanzwe. Oya nagasanzwe nako nta kibazo. Ariko ukiyongeza. Nta kibazo kwiyongeza ibiryo biba bihari. Ururu cyangwa se bibiri kugira ngo wimarwe icaka biba birangiye biba bibaye. Uko kwikorera ibiro by'ibirayi byinshi nakazi kanagezemo bashiki babo. Ese ko abagabo bavuga ko batakora aka kazi batasomye ku gacupa kuri bashiki babo bigenda bite? N'uburinganire twese ku bagabo n'uburinganire no ku bagore iki shoye gomba kugikora. Ibiro 70 ukabishobora. Ngo pe nibyo nikoreye. Ubwo iyo urangije ufata nk'iki kikongerera kigwarira imbaraga. Agasururu. Nta kindi gusa. Na agasururu wajya mu gateka ibirayi n'ibishimbo n'ibigori nuko. Ariko ngo utanga agasururu ntiwabyo kusubira. Oya pe wapfa. Ubwo sonyoye amazi cyangwa amata. Amazi gagucaga intege. Naho amata. Amata se no twabona buri munsi tutunze inka. Nuko ufite imbaraga. Nta kindi. Nta kindi. Aba nk'iyo urangije su unywa nk'iki cyangwa urya nk'iki. Iyo umaze kwikora. Nk'ibiryo biragutera imbaraga. Nk'urugero. Ibirayi n'ibishyimbo, impungure. Inzo itera imbaraga nyine. Nubwo aba bose baganiriye n'ibitangazamakuru byacu bavuga ko batabyukira muri aka kazi batafashe ku gacupa, hari bamwe bagaragaza ko hari ababyitwaza bakananywa ibiyobyabwenge abandi bakanywa inzoga zirengeje urugero bikaba intandaro y'urugomo. Hari ushobora kunywa inzoga z'inkorano ibiyobyabwenge nuko ariko umuntu yazi ko ari umukirisitu igikombe kimwe cy'umusururu cyangwa se bibiri kugira ngo wimarwe icaka biba birangiye biba bibaye. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu bwo buvuga ko budahwema gusaba abaturage kutanywa ngo barenze urugero kuko iyo barengeje urugero ari byo b'intandaro y'urugomo mu dusantere two hirya no hino cyane cyane mu masaha y'ijoro. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda.